Ubuzima ni ishuri kandi ubuzima duhora twiga buri munsi. Navuga ko kuba tunyura mu bihe bikomeye, ibihe bigoranye, cyangwa se ibyo twateganyaga ntibibashe gucamo nk'uko twari tubititeguye. Hari abantu benshi bari bizeye ibintu birabatenguha. Hari abantu benshi bizeye abantu barabatenguha. Ariko burya Imana niyo yonyine ibizi imigambi y'abantu. No mu mishinga igiye itandukanye hari abantu bagiye bacibwa intege. Hari abantu bagiye babwirwa yuko payi itazigera ijya ku isoko, ko bari gukorera ubusa, bari gutakaza umwanya. Bamwe bakabita abantu badafite imikorere cyangwa se imburamukoro. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri, ngira ngo abaciye intege abandi babonye yuko burya gupinga ndetse no kwirengagiza hari ingaruka ziza nyuma, bikarangira bamwe bapingaga ari bo bicujije. Ni kimwe nuko hari uzumva mu mateka akumva ngo paye yarazamutse higera ku gaciro kanaka, yarangiza akicuza. Azicuza kubera ko hazaba yaragurishije ifaranga rye ku giciro cyo hasi. Ni nko gufata diyama cyangwa se zahabu ukazigurisha, warangiza ukitega yuko ibyo ugurishije cyangwa ibyo utanze bitazigera bigira agaciro mu gihe kizaza. Ngayo nguko uko abantu bapinze payi network, ngayo nguko uko abantu bagurishije payi iri ku gaciro ka 0.6, ubu bikaba yarageze ku $3 kongera kamanuka, bakaba bari kwicuza. Burya kumenya kare bigufasha kumenya uko uzitwara. Iri faranga ntabwo rirajya ku isoko neza ngo bavuge ngo wemerewe kuba wagenda ugahaha, wemerewe kuba wakora iki n'iki. Nyiri faranga nta nubwo aratangaza agaciro ngo avuge ngo ati iri faranga ryacu rihagaze agaciro kanaka, rizakorwa muri ubu buryo, uzajya ugenda uhahe wishyura aya n'aya. Kubera icyo abantu akenshi na kenshi bihuta, bakihutisha ibintu, bakagerageza gukora cyangwa se kwicira inzira za bugufi. Umunsi Dr. Nicholas azaba yavuze ati ifaranga ryanjye rizaba rihagaze gutya na gutya, rizacuruzwa kuri amasoko ya n'aya, rizaba rifite imikorere imeze gutya na gutya, nibwo tuzamenya umwanzuro. Niba uzi ko wamayinize payi ko warazigurishije ku gaciro ka 0.6, uracyafite amahirwe yuko izo warokinze igihe runaka, yaba umwaka umwe, yaba imyaka 2, yaba imyaka 3, uracyafite igihe cyo kwisubiraho, ukamenya kwihangana, ukamenya kubika ndetse no kwiteganyiriza. Kubika pi no kwiteganyiriza. Ubu umuntu wagurishije pi ku mafaranga ya 0.6 cyangwa $1 ntacyo arusha umuntu wazihorodinze wagumye kuzibika. Umuntu wazigurishije yatangiye kurya ku mafaranga azigurishije, nayo yasevinze ntago azunguka nk'uko wahorodinze iri faranga azunguka. Crypto ni store of value, ariko wafashe payi akazishyira mu manyarwanda cyangwa se mu madolari, ubu tuvugana agenda yakuraho rimwe na rimwe. Uko agize ikibazo cyangwa akeneye amafaranga yayakuraho, naho abika ayo ma USDT cyangwa ayo manyarwanda, ntabwo agira agaciro nk'umuntu uzaba warabitse payi coin ziwe akazihorodinga, kuko isaha n'isaha aba ashobora gukuba wa wundi wazibikuye, akamukuba inshuro zirenga 100. Ngayo nguko niba uzi ko wamayinize payi, ukaba uzi ko ufite pi, menya kubika ubutunzi bwawe, menya gusigasira ubutunzi bwawe. Uko usigasira
niko bugira agaciro. Ndabwira umuntu wese ufite wallet ya pi, menya gucunga ikofi yawe. Ikofi yawe irimo ubutunzi bwawe. Menya kubucunga, menya kuburinda, menya kuba seriye. Ndabashimiye. Imana ibarinde. Mwibuke gukora subscribe.